ikibazo cya mbere umuntu utanze sibyo ariko wowe ukabunze not necessarily ko ndi umugore wawe wamungira ute mu magambo atatu ni iki kintu ujya wifuza ko nasobanukirwa cyane cyangwa se ikintu ujya ubona ntazi ntarumva ikikwerekeyeho none se ko nta ko tujya gukorana ubwira so ikindi kibazo hagize umuntu aza akakubwira ngo umugore wawe araroga Hello, muraho neza twongeye kubaha ikaze nanone muri iyi episode yakomeje. Nimba utarebye video yabanjirije iyi ngiyi biraza kukugora cyane kumenya aho tugeze kubera ko ni ibibazo byakomerejeho. Twatangiye bambaza ibibazo bisa n'ibikomeye nako bikomeye birakomeye zari ibibazo biremereye neba uyirebe then dukomereze kuri iyi session yindi ngiye nanjye kubaza ibibazo ariko ngiyewe kako ndi umuntu mwiza turoroshye pe utubazo tworoshye rwose okay ushaka ngo bazi ibibazo byoroshye cyangwa bikomeye byose uvange okay ikibazo cya mbere umuntu utanze sibyo ariko wowe ukabunze not necessarily ko ndi umugore wawe wamungira ute mu magambo atatu ijambo rya mbere navuga ko ari umugore Bonero nguwo uvuze icyo muziho Bonero nguwo umbwiye icyo muziho cya mbere nzi neza ni ikijanye no kuba ari umuntu ugira umutima mwiza utagira ibindi bintu byinshi abika mu mutima no kuvuga ngo ni umuntu mwiza pe babandi abantu bita ngo n'abantu beza cya kabiri namubwira ko ni umuntu ukunda gahunda umuntu ukunda gahunda ntabwo akunda ibintu bivanze uwo ni Bonero turimo kuvuga ntabwo akunda ibintu bivangavanze akunda gahunda hahandi umuntu aguha gahunda ukayubahiriza ugakora nyine uko mwavuganye ni ukuvuga ngo ni wa muntu ushobora kwicira gahunda akakurakarira pe kubera ko gahunda wayishe kandi ni umuntu ukunda gahunda uwo ni Bonero cya gatatu ni ikijanye no kuba ni umumama mwiza ku isura ni umumama mwiza ku isura tumva ari ibyo ngibyo ibyo bintu bitatu kabisa murakoze cyane uwo Bonero nayo ndumva ariko nawe wambajije ikibazo kikuvugaho si ibibazo si ibyanjye urikunda koko okay ibibazo ga ni ibyanje ndakubaza ibyo nshaka nawe wambajije ibyo ushaka sibyo none iyo ibibazo byanje ga tubikritike oya nta kibazo wambwega ngo ni ibyawe ni cyane ni iki kintu ujya wifuza ko nasobanukirwa cyane cyangwa se ikintu ujya ubona ntazi ntarumva ikikwerekeyeho kinyerekeyeho gute se mbese ikintu wakifuje ko naba nkuziho cyangwa se ngusobanukiwe ariko wenda cyangwa se narakwakiriyeho ariko cyo kibazo ko gikomeye aya pe no kuri kirakomeye sindi na divorce cyangwa bana okay ikintu wawe ushaka ko naba mbona utanziho nifuza kumenyaho se ushobora kuba nkizi nk'amagambo ariko ukabona ntaragisobanukirwa mbese ntitwara nk'umuntu uzi ico kintu kuri wowe okay ntacyo icyo ngico ntaco ibintu byose byanje warabisobanukiwe pe amen warabisobanukiwe rwose none si ibibazo byagiye ko mbona bitari butinde oya humura wowe ubaze utuje no wambwiye ngo niyo ngo nabaje ibibazo ngo binyerekeyeho kandi byose nyine ko ndabambona ari ibyanje
ariko nibyo twabajije muri iriya video yashize nabyo ushatse wabibaza. Nta kibazo. None se ko nta koti ryo gukorana ugira? Yo gukorana se ndinda ndigira iryo gukorana kubera iki? Okay. Nyine sobanura ikoti gute? Costume nyine yayindi kujya ushobora kugiye kureba nk'umuntu kuri stage. Nese hari abayifite yo gukorana. Singira ngo costume tuzi ko ari umwambaro w'icubahiro umuntu yambara agiye mu kazi, agiye mu birori. Hari umuntu wamagara ukamubwira ngo abashyitsi bari kuri stage ujya kubatega. Hari yambara ikoti. Ako nono. Hari agakoti afite niyo yaba yambaye ikimono cyangwa ikabutura agashyiraho agakoti hejuru ka costume cyangwa agakoti gusa ka costume. Iryo koti go ntaryo ndakubona. Ikibazo cy'abakiri wenda iyo myaka sindayigera. Ibyo ngiyo si by'abantu bakurura n'abatoya. Aho ngaho ndumva haba harimo ikibazo. Okay, ubu ushize mu mwaka ushize twakoze ikiganiro kijanye n'imyambarire tuyivugaho, sibyo ko tutakinonosoye neza, ariko kukijanye n'ivyo ngivyo simbona ko wenda hakwiye kuba uwo muntu costume ko yaba yarayisuzuguye iyo gukorana bene gusa agiye kuguhaha agahita yijya. None se ntabuzi bazigira cyangwa uko se ni ikibazo cyo kuba afite nyinshi cyangwa ni sinzi yenda. Ariko okay, ngiye mu magambo makeya iyo level ntago ndayiga, sinona bitekereza kwambara ikoti nyine ndi mu muhana gutya bisanzwe gusa ntago nyine ibyo bintu mba numva ari sawa. Mbese nayambara gusa ngiye mu bukwe, ngiye muri interview y'akazi, ngiye ahantu nyine bashaka ko ngaragara muri ubwo buryo niho nshobora. Bicuyutse gatagora jana mu kazi. Ako menye uri gutukana n'indure. No, iryo koti urumva umwenda wambarwa cyane mu rugo egare kumeswa cyane. Iryo koti rero ntago ndigira, nta nubwo nkeneye kurigira. Dukomeze. Ariko kurabivuze nibuka ko nyine bibaho pe, njya mbibona ikoti kabisa akambara nyine ikoti ryo gukorana, ariko ntago ngiye nabigeraho pe, kandi sinanabyifuza. Niba ari n'ikibazo cy'imyaka n'undi yo maze kugira simike, ariko sindarigo ntago uragera kuri urwo rwego. Oya, sinzi ko nzanarugeraho ku buryo no kwambara costume ngiye kukibanda. Oya, sawa dukomeye. Okay, iki cyari cyo kugira ngo duseke tujye mu kindi gikomeye. So ikindi kibazo hagize umuntu aza akakubwira ngo urabizi ko nyine twe turi abanyamurenge kandi amakuru yo kuba bavuga ngo umuntu ngararoga ni suko tubazi, ariko ayo makuru nyine daro ukuntu mwakuze mwumva ayo makuru bayavuga. Bavuga ko hari abantu nyine baroga. Narigize ngo twakuze turoga. Urumva nano rero uri umugabo, not necessarily wenda ko uri umugabo wanjye, murakubwira ati umugore wawe araroga. Akazi wanje akambwira umugore wanje araroga. Cyangwa akakwicaza ahandi. Okay. Nyine ikibazo kirabaza gute? Wabyitwaramo. Okay. Icyo kibazo kirakomeye kandi cyane, ariko kino kibazo gihuye n'imyizerere. Jewe simvuze ngo abarozi nyine ngo ntibabaho uko babikora, ariko nge simbyizera ko bishoboka. Kubyizera nyine birakunda, ariko jewe sinizera ko bishoboka nyine ko umuntu ese ni gute iyo kuroga gute hawo mu buhe buryo? Zikoza baroga ucawe. Okay, twebwe aho dusengera iyo myizerere ntayo tuzi. Ntayo tuzi kabisa iyo ibizo kuroga no kutaroga ibyo ntitubizatubijamwe cyane. Ni ukuvuga ngo twe twigisha Kristo wapfuye akazuka, kandi indi ntambara nza hari yenda twigisha ni intambara ngira ngo iri mu byakozwe n'intumwa sinzi, ivuga ko kubita hasi imitekerereze yose itumvira Imana
tukayifata tukayigomororera Kristo. Nta yandi makuru yandi kumva ngo okay namubaza tese wabikuye he, ikibigaragaza ni ikihe, wabitewe n'iki, mbese byavuye kuki, wabibwiwe n'iki. Kandi jewe sinzanemera ko ibimenyetso bihari bigaragara arakubwira ngo wenda yari nko mu modoka barayitega banda bajura nyine uwo murozi garayitega, umurozi azatega imodoka oya nyine ngo mbese arayodarinka ngo ikore accident kuko ari Imana se. Imana niyo yonyine yakora ibyo ngibyo, naho ibyo ngibyo ni ibintu bijyanye n'imyizerere nyine, niko aba yumva ko byakunda, ariko kuri njyewe numubwira ko bidashoboka. Ntabwo njyewe simbyumva. Tagomba impamvu yoyitega. Oya sinumva impamvu y'ibyo bintu nyine ngo kuroga ngibiki. Bana. Okay. Yeah. Ibyo niko twese tubyumva. Icyakora ngenzi ko habaho nyine bwa burozi bimwe wenda byo kurya umuntu akaza akagushiramo nk'isabune yo koza nk'amasahani nko mu cyayi. Ibyo bisabye ubuhanga, izoga nta buhanga. Ibyo abashize ikintu gusa kitemerewe kuja mu nda, ariko nta ubwo nibwo burozi kitagenewe kuja mu nda. Ariko nyine byo kuvanga uburozi ngo hari indi myuka ngo itega imodoka ngo ikayigusha, ibyo ngibyo wapi. Okay. Iyo ufite stress cyangwa warushe cyangwa warakaye, mbese bimwe muri ibyo ngibyo ni iki kintu kiza gituma usubira nyine muri mood isanzwe kumva uraruhutse? Okay. Icyambere ngiye nkunda comedy, nshobora gushiramo show ya comedy umva nyine ibintu bisubiye kuri gahunda. Icya kabiri, iyo ibintu nk'ibyo nanone bije binstressa, niyegereza abantu banje waba ugufite ukaganira. Akenshi buri iyo tuganiriye mbangira ngo nyine ukorere therapy, use n'ugaruye ibitekerezo wongera uzegeranye. Ikindi nshobora gukora, nkunda siporo. Iyo nkoze siporo ni ukuvuga ngo ibintu zose kwisha biba bisubiye kuri gahunda cyane. Uzi ukuntu iyo wirukanse buriya iyo wirukanse biza biyungurura nyine ibintu zose, ugahita usubira kuri gahunda kabisa. Ni ukuri ni siporo nayo ni muri ibyo bitatu nkubwiye biramfasha. Mu ngo ziriho ubu ngubu arizo wenda tungana, iziri munsi yacu, iziturusha imyaka itageze 10, zose mbese tungana. Ni iki kintu ubona wenda gisigaye gikorwa cyangwa se gikorwamo ariko ntugisobanukirwe, ntubone impamvu yabyo, kumva se biragutangaje? Ishobora kuba ari imyitwarire y'abagore cyangwa y'abagabo, ishobora kuba ari n'ibyo baba bahuriyeho. Okay. Cyane ndavuga kimwe, ntekereza ko wenda kiraba gihagije. Icyo ntekereza hari ubushuti twarabusobanuye. Hari icyo twita inshuti, muhujwe n'ikintu runaka mukagera mukaba inshuti. Ariko hari ibintu ngize iminsi nyine mbona ntabwo ngiye kugaya ababikora. Hari ushobora kubikora abandi bakabimwiganira, ariko we yabikoze kubw'impamvu nzima kandi nziza. Hari ukuntu usigabona abantu basa nyine n'abantu bafite wenda bafite nk'agakungu, ukabona niba nabigwita urugomo. Noneho hari ukuntu ngo basigaye bagira gutya bakicamo ibice, abagabo bakaje ukwabo n'abagore ukwabo. Nko muri gahunda y'urugomo ugasanga wenda ari nk'umuntu mwagize igitekerezo cyo kuba yasohoka akajya kwisengererera, yisengerere niba yamasha kugenda yagenda rimwe, sibyo yaza yabwira abandi ko yagiye, bigahita biba nyine abo bantu ababwiye ko yagiye bakambwira tutaha tuzajane, sibyo ni byiza. Wici aho ngaho biracari byiza, byamara bigahita bihinduka ibintu bihoraho. Ati twajya tugenda kwisengera buri gihe tukagenda, noneho bikaza kukubamo nk'ahari ikintu uramutse ubaye utagikoze
ushobora kuba nyine hari ikibazo waba ufite muri sosiyete cyangwa se bishobora kuba nyine hari ukuntu waba utameze neza. Gusohoka ubwabyo ni byiza, ariko kubigira gahunda isa naho ibaye nyine y'urugomo, kujya buri kanya ntago mba mbona ngewe ari ibintu byiza. Biza biba ku makupure yabo tungana n'abaturutaho ndetse n'abo turuta, bikunze kubaho cyane, ukabona abantu babikoze gusa mu rwego nyine rwo gushaka kugira urugomo, cyangwa abagabo bagahita bahura ngo bagiye kuri biyari ngo gukina biyari kandi bakagenda nijoro, sibyo? Abandi nabo bagahura ngo bagiye kureba ngo umupira, aho ni nko mu masaha yenda tuvuge nk'umupira uri 5:00, nyine ukavuga ati ibi bintu, kandi uwo muntu ugiye kureba umupira icyakoze bazavuga ngo umuntu ngo ntabwo yajya kurebera umupira ngo ahantu hatari abandi ngo kubawukunda ngo ntibiza biryoha. Ariko nanone witoje kurebera mu rugo ni byiza. Niba iyo DSTV si 5 niba atari 2 abonema, n'ubundi ayo ngayo n'ubundi ayo ngayo uzakoresha uteze ugiye kureba umupira aho uzurebera. So hariho ukuntu nyine, niba navuga ngo ni satani yaje kugira ngo itware umwanya w'umuryango, ariko ikazana ibintu byinshi igenda izana mu bantu bigaragara nk'ikizungu, ariko nyamara ari ibintu zaje kugira ngo bimareho umwanya w'umuryango. Kuko uwo muntu wagiye kureba umupira natarataha 5:00 y'ijoro kandi afite abana, ku basore bo nta kibazo da, katuvuge ko ari ntacyo bitwaye. Na 5:00 y'ijoro naza arazinduka aja mu kazi, nta hantu ari buhurire n'abana. Ibintu nk'ibyo ngibyo, abo bamama nabo bafite gahunda basohotse nabo nyine baraza yenda tuvuge ku rugero barushe cyane, bahite baryama bataganiriye n'abana. So hariho niba mwumva tuvuga bino ntago ari ukurwanya abasohoka n'abajya kureba umupira n'abagira gute, ariko urwego byajemo nyine bifite umurego usa naho ari uwo kutubaka imiryango, n'ikigero bikorwaho n'uburyo bikorwa nyine. Utumye nibaza ikindi kibazo, hari misconception abantu bagira, umuntu agakora akantu ngo uriya ngo ni umusirimu, uyu agakora kandi uriya ngo ntabwo ari umusirimu. Ni iki kintu, sinshaka kubaza ngo umusirimu ni iki, uko nyine wenda ibyo ni ibintu bigize. Ni iki kintu ubona abantu bakora babyita ko ari ubusirimu, ariko wowe wabireba mu by'ukuri ukabona nta busirimu burimo? Duhereye kuri ico maze kuvuga, nimba ushobora kumva yuko nyine kugira ngo ube wujuje ko wenda wujuje ubusirimu ugomba kuba mu kwezi wagenda akarenga 4 cyangwa 5 cyangwa 2, nyine ngo busirimu bwuzure, icyo ngico okay, kubikora by'ubwabyo ni byiza, ariko kubera iki bigiye kuzara urugomo? Kandi nawe uri umuntu mukuru urabyitegereza, niba bigiye kuzara urugomo ukabibona, ukabihagarika hakiri kare, ukavuga ati ibi ntago nabikomeza, ndabona byatangiye kuzamo urugomo. Icyo ni icambere. Icya kabiri, ni ikintu naco ntekereza n'ibyo nyine nari mvuze no ku bagabo, iyo mikino ni byiza kuyikina, ariko hari igihe cyo kuyikina. Biyari no ku manywa bihari, abagiye ku kazi uvuyeyo ubonye. Rero niba biyari rero iboneka nijoro gusa kandi wiriwe mu kazi, ni gute uzava mu kazi ukaja kuri biyari utaraja kureba abantu uko biriwe? Urumva ko icyo kintu kigomba kuzagira umwanya muto mu buzima bwawe, uzogiharira gusa umunsi utagiye ku kazi uyikine ku manywa. Nibzanga izoba ikunaniye kabisa. Nuko okay, ikindi akoze ubwo ndabyibukara, ikindi ni ikisa. Okay, reka wenda medeke icyo ngicyo nihagira icyo nibuka ndaza kukivuga. Ikindi nanjye ndanashyiraho umuntu ukora ibintu atazi impamvu abikoze, simply because wabonye undi muntu yabikoze cyangwa se ariko basigaye bagikora, ukabikora utacumva, utanari comfortable, ariko ukanyine reka tuvuga ngo following a trend. Bitavuze ko trends zose aba ari mbi, bimwe nyine turabibona tukabyiga, ariko hari n'ibindi ubona ko ibadate se nyine ibi bintu koko ko mbona ngiye bitarimo nkange nyine ngira ngo tujya tunabiganiraho. Hari nk'igihe ureba nk'ibintu wenda tuvuge nimba ari nk'imyambarire cyangwa ati ibi bintu okay, abantu bari kubyamba, ariko ngewe no mwene tukubona atari mwiza, tukubona utambereye, ndikubona, ariko hakaba n'undi muntu ubikora adatekereje, pfa kuba gusa
wabaye endorsed n'umuntu runaka wenda ufite nyine izina rinini wabikoze no kahita wumva ko njewe ndinde utobikora. Yeah. Ni ukuvuga ngo icyo kintu ni nka peer pressure. Ni ukuvuga ngo wowe kuba umuntu yitwa inshuti yawe ntaho mwaraganye yuko icyo atekereza aricyo nawe ugomba gutekereza nubwo ari inshuti yawe. Ugomba gusuzuma aho nyine aho ibitekerezo azanye cyangwa se aharimo kujyana ukareba niba ari ahantu hazima nyine ukwiriye kuburi. Wasanga atari ngombwa nta mpamvu ukabireka. Kandi ibyo ukoze kubera ko abandi babikoze akenshi ntubutaranatahura n'impamvu yabyo. Ubikora wa mbere wabikoze biri sawa biri original we azi impamvu yabyo. Wowe umwiganye rero wenda rimwe na rimwe ushobora kuba utatekereje ku mpamvu urimo kubikora yenda. Yeah. Ikibazo kindi sinzi nimba ari icyanyuma cyangwa ndi bushyireho ibindi. Ni iki kintu kuri ubu ngubu like muri marriage yacu nyine ubona wishimira for now? Ni byose. No like ikintu nyine mwikiri outstanding ibindi ukavuga ngo nyine I'm glad ko kino kintu gihari, I'm glad ko kino kintu gikorwa gutya. Okay. Icyo nishimira ahubwo se nyine si byose gutora kimwe ko birangora kuko ngavuga icyo wawe. Gutora kimwe birangora kuko ni byose. Ndatekereza ko icyo navuga ciza ntubwumvikana. Nuko hari ukuntu abantu baganira ukabona barimo barabasha kumvikana nta mananiza cyane ahari, atari uko yenda uko umwe atekereje undi atatekereza gutandukanya, ariko hakaza kubaho aho muhurira ugasanga biruzuye. Uko kuzuzanya rero kuza n'ubumwe ni ikintu ciza cyane. Okay, urakoze cyane. Wenda turarangije ariko reka mbaze ikibazo cya nyuma hano turangiza. Hari ibintu bacu tujya twita ngo amagambo y'ubwenge. Amagambo y'ubwenge. Urumva mu by'ukuri ibyo twita amagambo y'ubwenge nyine nta nabwo nyine, ariko impamvu tubivuga ni uko hakundi nk'umuntu avuga ikintu mu bantu mu ruhame rw'abantu noneho ukabona yagize umutwaro akahita ababwira ngo ntago mubyumvishe, ngo reka ngo mbisobanure ngo mwe ngo ntago mwabyumva. Noneho ugasanga nyine abantu bamwe birabasekeje. Biriya bintu bibona ute? Kuko biradusetsa nyine. Ariko umuntu avuga ikintu, hari umusore umwe twari twicaye ngo turi mu rusengero atavuga ngo nyabu ntabwo twazumvishe. Unyabona twazumvishije tutago bigoye. Mbese umwe yaravuze ko batabyumva. Nyine ikintu adabati ikintu ntabwo mushobora kucyumva. Hari ukuntu nibaza bango ngo ntimwumvishe. Nibaza ngo bose bavuga gute. Noneho undi ati bivunika. Azavuga ngo ntimunyumvishe. Mu bintu nyine uvuze bitagoye. Yavuga cyane barumva. Oya nagabivuze cyane abari baraho niwe bumvishe. Ubwo ni kuri twumvishe tugoga. Okay, njewe ntekereza ko intambara uriya muntu aba yagize ni intambara. Okay, aba yagize expectation z'uko hari ikintu agiye kubabwira yatekereje ko kigoye kumva, ariko nyamara ntatekereze ko ngaho wenda hicaye abantu wenda b'abanyabwenge reka mzite utyo cyangwa batekereza no kumurenza ku buryo azaja kubwihurutsa kera bagitoya, ariko bakababaza ngo ese ngo baramwumvishe. Urumva ntekeza ko ari ico kintu kiba kimugwaniyemo gusa, ariko nibyo twatanzemo inama. Igihe cyose uhagaze imbere y'abantu ugiye kubabwira, si wowe wahindutse umunyabwenge. Wagize gusa amahirwe yo kuhagarara imbere y'abantu benshi, ariko si wowe uhita uhinduka umunyabwenge kubera ko uhagaze imbere y'abantu benshi. Ahubwo uwo mwanya barawukubahira bakakureka ukababwira ibyo ubabwira byiza cyangwa bibi, kandi nta n'uwaguhagarika ngo avuge ngo ntubitubwire. Ariko ico iciza mbona ni ukubahira uriya muntu uhagaze imbere mukamwubaha, akababwira, ariko nawe tase naho ari wabaye mbese ari wabaye ubwihangange cyane kubera ko ari we wabonye umwanya wo guhagarara imbere y'abantu. So igihe cyose ugiye kubwira abantu menya ko harimo abakurusha ubwenge cyangwa se abo mubunganya cyangwa nabo burusha ariko udakwiriye kubibasuzugurira. Ni ibyo ngibyo rero, nta kindi kiba cabaye, kuko sino ntiwobaza abantu ngo muranyumvishe.
kandi abantu nyine koko ari abantu bumva kuvuga ngo murumvisha byo ni byiza ahubwo yatavuga ntago mwumviye iki kintu mvuze kirabarusha nk'imbaraga ntimumpawe ko ndabona ko mutaje kugitora oya nyine aho ni ukwibesha tuba twagitoye cyane okay sawa rero aribyo ushaka kumbaza cyangwa dufungira okay reka twumvisha byose twacumvishe reka dusoreze ahangaha kadusoreze ahangaha naho utaha tuzongera tuganire kandi tubashimira mwe mudukurikira umunsi ku wundi nanone kandi tubasaba gukora subscribe no gusharinga ibiganiro mu gihe wabizumvishe ukabinezererwa cyangwa ukabikunda ibyo twakoze muri no session y'ibibazo hari aho ushobora kuba wumvishe tutagenze nk'uko washakaga nk'uko uzumva ariko mu by'ukuri tuba tugerageza kugira ngo twese tugerageze kugira understanding imwe ndabizi iyo abantu bakoze ku bintu by'umuco n'ikanisa hari ukuntu biza bizamuka cyane ariko twavuze ko nyine natwe ibyo twavuze ari byo tubasha biri mu bumenyi bwacu cyangwa se uko tubasha kubitekereza ariko yenda haza n'uturenze uko tubitekereza nawe waba uturenze ntitubizi sawa nuko nguko naho utaha yego murakoze